Yamwe mwiriwe. Mwiriwe. Yesu ashimwe. Nimbaza. Amahoro. Yego ni amahoro. Mwebwe se? Natwe turi amahoro turashima Imana. Imana ihimbazwe. Nikose? Yego. Ko mwatinze se? Twatinze. Kugira gute se pastor? Yewe dore igitabo kimaze kuzura. Cyuzuye kuva byase pastor. Cyuzuyemo ibiki? Nuvuga ngo ntabwo muheruka gutura. Yamaye gutura. Amaturo rwose dore abaye menshi. Musigaye mudusanga no mu ngo zacu se? Oya none se ko kube mu rwego rwo kugira ngo tugabanye twubahiriza amabwiriza ya Covid. Nukuvuga ngo nkanjye nka pastor urengera inyungu z'urusengero nashinze. Sanga abakristo mu ngo. Reka da. Hanyuma buri mukristo wese hajya mwereka ideni afitemo. Nese watangiye kubara bya pastor kutabitumenyesheje. Uyu natangiye kubara kuva korina yaza. Nese korona yije abantu barakora. Oya none se wakora utakora birandeba. Nibyo se. None se bumva ko amafaranga yava he? Ngiye mparanira inyungu z'urusengero rwanjye. Izo nyungu se utarabinga abantu bari gukora cyane bari gukora. None se bumva ko amafaranga yava. Ntabwo wajyaga muri iyo myaka. Ntabwo rwose kujya se ketse zafashanyo rwose leta yagiye itwohereza kugira ngo tubashe nyine kurengera ubuzima. Sibyo? None se zirafashanyo nizo zidutunze muri iyi minsi. Numva nta mafaranga. Leta nimba yaragwaye ibiro 10 by'umuceri. Wagombaga kugura ikiro cy'umuceri ukakibikira pasiteri. Si cyakimeze. Pasiteri abaje mu kwikunda. Oya ntabwo ari kwikunda. Nukuri da. Urusengero narushinze kubera business. Nashakaga gutera imbere. Ntabwo rero nashinze urusengero undushingira indushyi. Ako pasiteri uzi ko wawubaze? None ahubwo aya mafaranga yishyurwa gute? Aya mafaranga rwose nta bizabona. Gusa ngurana vivi. Dore abantu bose bamaze kunyishyura. Ndavivura. Amayi ariko baramubaza. Mu gihe abandi twicaye babonye akazi. Ko kugenda wishyuza kandi wabizi neza ntabwo turi gukora sibyo? Dutunzwe n'ifashanyo leta itwohereza uriya mubyeyi rwose yo kabyara akagira gutya ati abaturage banjye abanyarwanda banjye n'abanyarwandakazi baye kwicwa n'inzara ariko akazi kawe nukuza wivunika reka nkorohereza rwose byoroshye njyewe ibyo ntibindeba wajya utarya cyangwa nuko mbona amaturo yinjira mu rusengero kandi urareba neza rero ntugibagirwe nawe ngo se uri kwirengagiza ikisi urabona ntunzwe n'amaturo yanyu kandi insengero zirafunze yaragutunze muri cya gihe twazaga ubu sara umuntu waruka mu rusengero iwawe oya ariko umenye ko ari n'abantu nagiye mereza nimero ya telefoni bayohereza kuri mobile money ni ukuvuga ngo mwebwe mwasigaye reka ariko baraje pastor mba nkubwerero bose ngeweho rwose ntayubona kubera yuko ntayo mfite nta nayo nteganye cyakoze ugenda usenga ujya ku karago usenga uvuga ati Mana guma mu rugo nivemo rwose abakristo banjye bongere baze banturire mbona amafaranga ntunga naho ubundi ntabwo uwo mushinga rwose reka wakugeza kukiza nta na kimwe none ayo madeni arishyurwa gute reka Imana yatwishyuriye none se umumagazari Imana yaranyishyuriye ishyura none uri n'Imana yarakwishyura inzu bamo ishyura n'amaturo ishyura n'icyacumi inzu ntabwo umeruka kuyishyura kandi nabo ntibatinyuka kuyinyishyuza nirwa mu rugo none ndahomba urahomba washoye iki ndashora urusengero nubatse se narwubatse ku busa ku mafaranga yawe se yonyine twese twaritanze urusengero rurubakwa rurarangira sibyo ntago ari ayawe wakuye mu mufuka wawe n'ubundi ni twebwe yagiye uyadukuramo uragenda urarwubaka ubwo rero utabyirengagiza ngo ugire ngo nayawe ako madarika nkubatse ubu ngubu ko muzi ko ntunzwe n'amaturo mu mpa mukaba rimwe mu nyandika mukangaburira icara ahubwo icara nawe leta ikuzanira ifashanyo kuko ubu ngubu nawe ibiciro warabimanuye ibi byaramanutse ntabwo bikiri hejuru ngewe rero reka nkubwire hashira imyaka 100 hashira imyaka 10 ugomba kunyishyura amaturo ideni ry'amaturo n'ideni ry'icyacumi dore ngiye biranditse ibyo rwose ntabwo bindeba ibyo bintu rwose ntibindeba nubwo bifashe nge nta mafaranga mfite nta nawe nteganya reka nkwerekere ikuri guvune kagira irize kakanane kagashaka hanyuma sengere sigaye nambaye ubusa ubu ugabanya ku madeni y'icyacumi ariko pastor uko wikunda cyane ubundi reka mwibare mwigisha ibiki ko bavuga ngo kunda mugenzi we nkuko wikunda nimara kuguha umwenda nambaye sibyo ntambara ubusa hanyuma si wowe urabunkunze iyo saha none ndi kukorohereza uzaba ugabanyije ku maturo iyi saha yewe baba ya hafi
utanayireba ahubwo no kuyireba ni icyaha ubu ngubu waba uri gucumura ariko kuko ak'abakirisitu mbona mwahindutse ni korona yabahinduye twarahindutse ibintu byarahindutse iyo muza gusenga muri aho pasiteri Yesu ashimwe iki ibyuma ncuranga abakozi banjye bacuranga ibiki byose mwumva umuziki none ndaza kubishyuza umuziki mwumvishe indirimbo zaririmbwe ibintu byose ubundi mwarangiza ngo ntimunyishyure asigamo make kumva pasiteri ariko nawe rwose umenya wikunda njyewe muhereze n'igikoresho nari mfite hano mu rugo ukijyane se kubera iki nakubwiye ugenda wicare nawe leta sibyo ikuzaniye rwose urye wumva uguwe neza nabyo kwirwa wishyuza ntabwo byavamo umva nkubwire rero ndaguhagaritse ntuzongere kuzana mu rusengero rwanjye nta kibazo ntibizongera kubaho nta kibazo genda wibane yababa we uzisengero ziri kuri iyi si zirahari cyane kandi nizihe yababa we mva kamubwire wa rwose genda witurize ugubwe neza ariko urashaka ko nguha amafaranga sibyo ugenda ubaho neza n'umuryango wawe twebwe dusigaye turi aho ngaho gusa ngo twahaye pasiteri mwanamenye none se ngiye birandeye pasiteri ngomba kurya neza abana banjye bakiga mu mashuri meza nkambara neza nabwo mukirirwa mukobanye nibyo se ariko uzayamata pasiteri ntayo nzaguha uzajya ari kirego kuri ribu kijyane hehe no mu ijuru kizajya tuzaburanira ngewe iki kirego ejo mu gitondo pasiteri ndakurega ejo mu gitondo ndatanga iki kirego ko pasiteri kigiye murananiwe rwose reka Yes, Ashim. Amakuru. Where are you going? Yeah? Where are you going? I'm going to the hospital. What do you want? I'm sick. I'm sick. I'm very, very sick. Mwibare nyo. Mwibare nyo. What's your route? Je ne sais pas bon. Je ne sais pas bon. Moi, je suis Maguru. Moi, je suis Maguru. Tu vas où? Je vais à la toilette. Je vais à la toilette? Oui. You are absent mind. Huh? You are absent mind. No, I'm not absent mind. I'm very, very pastor Maguru. Okay. Where are you coming from? I'm coming from no job. No job? Okay, no problem. There is no problem for you. There is nothing but I'm sick influenza. If you die, you die. If you beat, if you tomato, everything is empty for me. Moi je suis tais-toi. Moi je ce n'est pas tais-toi. Moi je suis pasteur. Moi je suis la vache. Tu es la vache? You are terrorized. Tu es la vache? You are terrorized. Ok. C'est comme ça. Non, nta kibazo. Hanyuma bite se? Yo! Pastor ni wowe? Ndiye rwose. Kubera rero kureba amafilimi cyane. Hari igihe nari nzi ko nashyite muri Amerika bitewe n'inzozi z'imiru. Hamwe abantu mwize muravuga mukadidi muzindimi wagira ngo ni icyayi babasutse mu kanwa kikamanuka no mu nda ngo pi. Njyewe? Je suis Maguru. Je suis Daniel. I'm coming from to the toilette. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? La vache. Moi je suis la vache. Non. Moi je ne sais pas la vache. Moi je suis content. You are a terrorist. Ok, c'est comme ça. Non, vite. N'amahoro kameze neza. Meze neza. None se ko nta message nabonye. Message se tugiye gutora. Message ndavuga message y'uburyo ki ugomba kwishyuraho amaturo y'urusengero n'icya 10. Message. None se abantu bose kuva twaje muri lockdown. Abandi bose bagiye bohereza kuri mobile money. Urumva? None bamaze kohereza amafaranga muri mobile money. Yose arashira. Ndimo abakristo basigaye mundi kugenda masanga mu ngo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya covid
abantu batishyuye amafaranga y'icya cumi n'amaturo ndi kubasanga mu rugo kugira ngo banyishyure. To start, speak loudly. Nimo nakubwira abantu bose bafite ideni ry'icya cumi n'amaturo by'urusengero ndi kubasanga mu ngo bakanyishyura. Urusengero narakwambuye pastor. Oya ariko uheruka gutura ryari? Njyewe ahako se iki turi muri lockdown imperuka gutura ryari? None se kuba muri lockdown ntabwo bivuze kutubahiriza inshingano z'urusengero. Yo naringize byibuzije kumbwira ko ngiye kujya muri Amerika amasezerano Imana yambwiye asohoye ngo ibintu ngo byo gutura. Ukajya muri Amerika rero wambuye urusengero. Reka debyo ntibiri. Ese rwigeze runkopa? Ibyo nimbuna nabitekereza. Ugomba kugenda wishyuye umwenda wose w'urusengero. C'est comme ça. Moi je ne comprenais pas. No. Ugomba kwishyura ahubwo reka mubarire. Ubuze ukagira ngo amafaranga ufite y'ideni. Aha, uretse Imana yakurengera dore nakayabo. Duhereye kuva corona yagira ute yagera ku itariki 14 z'ukwa gatatu. Ideni so wenda bananese? Si wowe? Mwaje shinda bananiye. C'est comme ça, oui. Moi je comprendre. Ni wenda bananiye. Nukuvuga ngo rero duhereye ku cya 10 ufitemo ideni ry'icya 10 udaheruka gutanga ibihumbi 917. 917? Byiki se narikopesheje ni kuri botike? Hoya ayangaye nayo wagomba kujya utanga buri cyumweru ntiwayatanga. Kandi buriya umukristo yamaze kugera mu gitabo cyanjye mbita mushyiraho amafaranga agomba kujya atanga buri cyumweru. None se mwashinze itsinda ryari? None se ntusengeri wanjye? Sengeri wawe ariko nta deni nigeze nkujyamo. Tuza se ntabwo uravuga base ndeka nkubwira nge ndera nk'ipamba nta kibazo mfitanye mubarira nandi. Yiki ayo ngayo 917 yaraye icya 10 ideni ry'icya 10. Reka nkwereke nono ideni ry'amaturo utatanze ni 813. Dore ngaye ngaya rwose akabarore nibutse nandahu ukuvuga menshi ni kugenda unyibutsa. Dore hari n'ibihumbi 65 washengeresherejemo abana 35. Dore ngaye 65 igihe wasengesherezaga abana nari nayibagiwe. Hari amafaranga wari urwaye itorero ryagufashije tuza kugusura se yashika 734. Hose hamwe ubundi grand total ibyo ni igifaransa. Niba ngo ideni urimo ry'urusengero ry'icya 10 n'amaturo nayo twagiye tugusura kwa muganga ni 2,313. Saro ubufasha nigeze mbasaba. None ugasanga kutagomba kwishyura. Erega mumenye neza ko nashinze urusengero ni business. Nagira ngo mbone amafaranga yo gutera imbere. Ntabwo ari imfashanyo nabahaye. Wari uzi ko uzabibona mu bakristo. None yewe ngo ni kwa kundi ubumvishe wa muganura gushuka ngo umushumba ngakamiza aragiriyeho. None urayama. Mbwira aya mafaranga y'ideni ry'icya 10 n'amaturo arishyurwa gute? Uretse narakwambuye. None uzutambura urusengero abandi ko bayatanze kuri mobile money. Akoye nta nubwo ugira n'impuwe leta n'umubyeyi Kagame perezida w'igihugu yaradufashije aratugoboka n'umubyeyi aduha ibyo kurya. None uraza habe no gushura abakristo bawe umenye uko babayeho uraza wishyuza. Ndi kugenda nkubita umutwe nk'uruyuzi none uri gusakuza. Reka nkubwire ngewe nubwo waburara nanguka ukagwa mu ngunguru ya side nangukagwa muri Nyabarongo ntabwo bikuraho kubahiriza inshingano z'urusengero. Ugomba kubahiriza inshingano z'urusengero ugatanga amaturo n'icya 10 nkuko bikwiriye. Ibyo rero ndabyemera. Perezida Paul Kagame ni umubyeyi yabahaye amata abahaye umuceri abahaye n'ibyo kurya abubakira n'amazu abakura muri Nyakatsi. C'est ça. Ariko rero ntacyo nanjye mushinje sibyo kuko twese n'umubyeyi wacu. Ariko nkanye nka pasteri wari utunzwe n'amaturo n'icya 10 byanyu mwari muzi ko mbayeho gute? Abantu bo nta rukundo mukigira kabisa. Rukundo ndabimenye ndabyumvishe. Rukundo usa narakubyaye. Ese umbaga uzakirira ku bakristo ukajya utwonka tu. Yewe ishyura ahubwo ishyura amaturo. Uri no kuntesha umwanya w'ubusa. Ishyura aya mafaranga yose dore nawe uri mu rusengero. Yewe uri kuntesha umwanya reka ni. Urayamara. Yiki? Urayamada. Guriki? Ishyura amadeni y'icya 10 n'amaturo uri mu rusengero. Wigeze unka pasi?
nta gukopa ziriya ntebe bazaga kwicaraho bari abakirisitu birirwaga ibicurangisho n'abaririmbyi baririmbaga na turiya duseke urateka ko nabaga nabiguze nanabyikopesheje buri ko umuntu yazaga gusenga warandikaga ntandika se iyi raporo niyo nari none mugomeze murye rero mu ngo zanyu njyewe pasiteri ndi kurya umubu ndi gusama umubu namwe muri aho ngaho ibifu byaragadutse muzi ko mbayeho gute kuko nashinze urusengero ngo runtunye nashinze urusengero ngo mbashe gutera imbere n'abana banjye babeho neza ntabwo narushingiyemwe kandi kurushinga simpu ko ari kugira ngo mbanunuze mbakuremo imiti umuntu arimo aracana ubwato akenyegeza ingata nawe urimo urantesha umutwe urayampa da iki se urayampa iki yampaye suko urayampa n'impamo y'Imana ajyaga numva ngo ufite amasentire n'amasentire yewe ngo wararunze nk'ibyapa byo ku muhanda ngiye kukwereka ko nize karate kandi utandeba gutya buriya nubwo mba ndi mu murimo w'Imana mba niyoroheje yego sha uranyumva neza buriya nzi karate urayampa ndi kubona uri kwikwedura nka dende igiye kubangiza urayampa kandi nimba utayampa nkingwate y'iki se urampa ingwate y'iki nkingwate urimo ideni urayampa ngiye kukwereka intambara yumva urankangisha ibuye basi nta mituweli ugira ndabizi urankangisha ibuye lockdown yagusize hafi reka nkwereke ubona uzayampera ku murenge basi turabibona ariko uzayampera ku murenge nje mba nitwaje akabamba umva umpenzi rya none ariko ugenda uzayampera ku murenge dore ngiyi rwose nta rusoni ubundi wambaye izi nkweto ukagabanya ku madeni nje ndagendesha ibirenge nk'inzoka urayampa ariko iki se urayampa itonde urayampa itonde pasi yabumva ngo uratwara urabijyana ibyo bijyana bizamara ntacyo bizakumarira agapfukamunwa inotijana ngiri rwose ndajyana ibi nanjye ndajyana agapfukamunwa sikagura 500 ndatwara n'umushumi w'inkweto ijyana kuko abakirisitu uko mwabaye bari ntuzongere rwose genda ndanaguciye mu rusengero ndaguciye uzajya gusengera ahandi ntabwo ari isaha n'ibiri ntaho ritarimo umuntu yajya no mu banyagatulika